ubu ukeneye ubufasha bwanjye ko bukeneye ku izina ry'Imana ubwo fasha mugabo Macanje ntabwo nagufasha uzapfe umugome azapfa uzapfurwa ushi uragahera turamuhambishe we umva no kwisi ubwo tunagende kitarahindukiye cyambashe twigende turagihamije naye azabura namubeshya amafaranga azankoraho tugende turagishoje aho se wasanga ngiye kugwa hashashe kuri matera karabaye rero ubu ngubu warikira amacangiro ngo agiye guhuhuka yanogotse se byibura jori nkahita mwegukana we ye ariko rero kanze nkwereke kanze ngende njye kumureba icyonze nibona ngombwa biza tuzamuha n'ibimuhuhura vuba pe jori ndaje ndamwegukana n'ibyiwe byose birangire naho ubundi macangiro ubwo Kirisi bwambwiye ko agiye guhuhuka neza yanogotse ndagiye rwose nshaka ko ndabafa urabivuze cyakuzanye iwanjye ku mugore wanjye nta n'isoni ku mugore wanjye umugore wawe se namuriye iminsi 5 yose umuriro ukodesha iwanjye njyewe ndaceka umva mugabo mbwira no umugore wanjye mwavuganaga iki mane wakize ntacyo twavuganaga oya umugore wanjye mwavuganaga yakoze iki oya je nabufashe nabafashe dufashe se turi je nabafashe ariko nyiri dufashe dukora iki muri gusambana nawe reka nguhishe nikosha ibintu bibaho ko kiravuba nyine mpisha niba ufite aho reka nguhishe maze ndakwirwamo se jama hano uceceke tugiye kumujijisha ntago ari bumenye ko ari wowe ndamusaba ubufasha ngira ngo unyereze neza Kirisi we no ku maguru ugeraho Kirisi we no hejuru ntabwo noroshe neza none se uwo nguwo kacitse umutwe abaye iki rwose yarwaye ye mwibujuri uko macangi urapfuye ndarangije ugira amayeri menshi nagaramayeri ubwo iryo si rya deni ryanjye riri gutuma uribwa mu nda erega uzanapfa umuntu arapfa uzanapfa rwose ntabwo byakunda nta kugira ngo ideni ryanjye uriherane ushobora no gupfa nishyura ahubwo utazapfa n'umwenda ariko kiri nkaho wafashije uri kumwaka amafaranga koko oya nanyishyura atarapfa ntabwo ari bupfe ahubwo afasha kumujyane mu rugo ubwo nagufasha ikijoro umuntu w'umuhemu no kuri kwimana kuri ibintu izina ry'Imana kuko uri umuntu w'umugabo hakoma cyane ubundi ubonye ko ndi umugabo koko uri bukeje ubundi muri toilette ibintu wankoreye nta soni bose muri toilette nyine burya ntabwo yabishaka Macanje ufite ikibazo koko ndagifite kuri kwimana ararwaye ndagifite rwose yahereye cyane nese muvuye kwa muganga nyine hari ahantu twari dutuye hari haruguru hari ahantu yaramperekeje nyine hari umukecuru nari ngiye gusaba hanyuma nyine ibintu bimufatiye hari haruguru wambwira ko ari kuribwa nyine ndabona byanakomeye ubu mufashe koko ni ukuri kwimana jewe ndaje mwihorere rwose oya urashaka ndaje mwihorere apfe rwose apfe gusa ikibazo nuko agiye gupfa afite ideni ryanjye oya nta nubwo nakwitaho macange ubaje wifashe ubaje wifashe urapfa pe
ahubwo mfasha bayi ntabwo rwose. wabinkora kiri basi mbabara umugerezeyo ese ndamufasha iki uramufata nyine umutindagiriza umugereze mu rugo rwose hano umuntu ari gupfa ukazana amadeni uranyishyura tuzakwishyura rega mbirimo muzanyishyura macangi cyangwa se nanone niba wumva twaba turi kukugora nta kibazo macangi ubu ukeneye ubufasha bwanjye koko ndabukeneye pe n'amayeri yawe ku izina ry'Imana Eh? izina ndakawefura yawe none se ubwo nabafasha ngo namutwara gute nyine ni ukumusindagiza ukamugereza noneho ntacyo naje mu mugongo nabwo nanamutwara ariko nabyo amafaranga murayakuba aka kane kwihangane basi macangi ubu ukeneye ubufasha bwanjye ko ndabukeneye ku izina ry'Imana ubwo fasha mugabo macangi ntabwo nagufasha uzapfe kirisha umva kirisha oya azapfa uzapfurwa ushi uragahera turamuhambishe we umva no ku isi ubwo tunagende kitarahindukiye cyamba twigendere turagihambije nayo azabura namubeshya amafaranga azankoraho tugende turagishoje hako mani kiri we ejo nahuye na Cyurinyana reka umugore wa ubwo nta soni ufite Cyurinyana nyacyurinyana hako mana agufite kuri nyashi kandi mbese manu uri ikibwa ari Cyurinyana na nyashinguriye he umva nkubwire ese mana ubundi mwapfuye iki mu by'ukuri se ntibyumvikana ko umugabo n'umugore bagira ibyo batumvikanaho ariko mbona yari yifashe nk'umuntu witonda sigaho uramureba ukagira ngo ni intama iri mu giteme uriya nta gakina wowe nta nubwo ajya avugirwamo yanyise imbwa nyita imbwa yisega iryana none reka indegera sigaho umva rero nkubwire twarahuye nyine arampagarika se nakubaza ati mbaza nta kibazo ndakubona uhagararanye na Cyurinyana ariko mane ntabwo namurebaga pe nahita nibaza uburyo umugore yantaye nanjye bikantanga ariko none watuje ariko nkakubwira uko yambajije urashaka kunzungura se none se murangira aho uri byibuze nimba ari bishaka mbabarira none se uri kunyigira uzanteze Cyurinyana uzahamubwire ndagusabye tuza rero nkubwira uko yambwiye uteze amarumba mbwira rwose nyine nubwo njye nari ndi kumwirebera ari kumbwira yarambaje ati none se nta mugabo bita Chris uva muri izi karitsiye avuga jewe se wowe kumbe ntamenye ko tubana cyane rwose arangije ndamureba iki ati Chris shaka Chris nawe nzi nta n'uwo tubana wabaye akagabo wa mwana wanjye urumva ntabwo tubana ntago muzi nyine oya wagize neza rwose ntago muzi ubu mfite n'icyana nsigaye nimenyereza ntabwo nkiteza Cyurinyana komeza umbwira ibya Cyurinyana noneho birangije arambwira ati okay nta kibazo nyine numvishe bavuga ngo ari inaha ari muri izi karitsiye ariko nzajya ngerageza ndavuga ati ntaribi nyine genda ugerageze urebe ariko ntago muzi wankingiye ikibazo cyane icupa rimwe ndari kwemerera twite tugenda rero kuri guha pe tugende uba boroheje ahubwo ukimbwira ibya Cyurinyana mfite amakuru ashyushye ngaho zime rero numve nkuko wabibonye nanjye ejo bundi reka mpure n'amacangiro byagenze bite vuga ngo agahuru k'imbwa karahiye byanyabyo ndamubonye ari kugenda ngo rwose ngo mpabarira ngo mpubufasha ngo ntiwanterura ngo ngeze hariya ndamubwira ntumfasha ni aha kaga kageze n'ishyano rikiku murizo ntibanza wumve n'amafaranga yacu nyine ngo yari yarwaye mu nda ngo ameze nabi nk'akaga kanze kigiye gupfa bya bintu byacyo bwa butunzi bwacyo tubihekenye none se mani tuzabihekenya gute na wa mugore wacyo mwana uzaba umubonye wapfise mani ko akaba ari kunyiryaho umva mwana wowe uramuzunguye pe ubu banza ari no mu bitaro banje aya mani nje icyaka kiranze mani tugende nyigurira agacupa kanjye mani ibindi tubihekenye
nansuhuza kuko twapfuye iki koko icyo twapfuye se nta cyo karinda mbaza ngo twapfuye iki Stefani ko ahubwo se ngukunda kumpagarikije bite ko ngukunda koko wazagarutse wazagarutse kunkunda se bigaragarira umuntu wamukunda ukamwicisha inzara ubwo urwo rukundo rwa rushingiye ako se reba ejo bundi ugenda njye nari nzanye amafaranga sibyo ako se mbwiza ukuri nimba umuntu akennye ntabwo wakihanganira n'ubukene koko mandire ku rukundo rwa mbere ruva mu kumera neza ubwo se nzaba meze nabi ndi kwawe basi se wagarutse ngaruke se urabona ukuntu umeze nakongera kukwiteza wowe kubera iki se kare kanjye ntabwo bakubanza unyitegereze basi umva nkubwire basi umva nkubwire sibyo umva nkubwire njyewe ngwino icyo ushaka noneho kirahari rwose sibyo kareka reka nkwereke ko nkukunda wakaje ko ese ubundi uracyabi iwawe ko nahanize none se ntago nikihaba nyine kubera ko waragiye nanjye mbona kuba njye nyine hariya narahavuye nyine narahimutse nuko nyine basi se urabinyemereye kareka njye ntabwo mbikwemereye nta nubwo nzabikwemerera nzahora nkuhakanira kubera iki se kubera ntabwo nzongera kubana nawe basi se wakihanganye nihangana ukaba umugore wanjye wa mbere ko kuba njyenyine ko bindambiye wakihangana njye naguhaye rugari uzakora icyo ushaka cyose nanjye nzakora icyo nshaka ubu si ukinshinzwe nawe simushinzwe ahubwo mbaye koko rwose ntakundi nzajya ngerageza aho se wasanga ngiye kugwa hashashe kuri matera karabaye rero ubu ngubu warikira amacangiro ngo agiye guhuhuka yanogotse se byibura jori nkahita mwegukana we ye ariko rero kanze ngende njye kumureba icyonze nibona ngombwa biza tuzamuha n'ibimuhuhura vuba pe jori ndaje ndamwegukana n'ibyiwe byose birangire naho ubundi macangiro ubwo Kirisi bwambwiye ko agiye guhuhuka neza yanogotse ndagiye rwose yewe bite se uzi ko kucyumaye mose no kubera kucyumaye mose no kubera none se wagira ngo ubusuze gute mu muco w'abanyarwanda ntabwo uzi ukuntu basuhuzanya reka byebwe ndibyo mu muco wa kinyarwanda sinigeze mbyiga maze ibyo biri nta burere iwanyu se baba baraguhaye nyine umva nyine nkubaze nta burere iwanyu baba baraguhaye iwanyu wavutse bagusuhurisha abantu imoso none se nimba baramaye uburere babumaye kugira ngo nze ngusuze mu byubahiro cyangwa ariko ntago wakagombye kuza gutya reka asaba ubundi andi makuru ni meza cyane nagukumbuye nyine warumbeye gute se abandi babakumbura biratangaje ukuntu wakumbura jori kubera iki se kubera iki ndabizi nize gukumburwa n'ibibaho simbizi impamvu nuko ndi umudamu kandi uzi ko mfite umugabo bivuze ko uba ufite umugabo bivuze ko udakumburwa ntabwo bizi nyine byibura se hano hari ikimenyetso gihari cy'uko ufite umugabo kirahari ariko nagisize mu rugo ibyo kuvuga ngo kirahari wagisize mu rugo rero njye ntabwo ndi kubyumva si byose nta kibazo mbwira tujye tubyumva kimwe reka njye ndagukunda urankunda ndagukunda ndikwerurira yewe ndifuza ko twabijyamo neza njye ndabyifuza ko njye nawe twabijyamo neza shambona urukundo rwari nk'urw'ingondo gusa nyine ako kantu uba ushyizemo ntabwo ari sawa ariko njye wumve ko ngukunda njye nakubwiye ko ngukunda pe ndagukunda wumve ko ngukunda nyine njye nakubwiye ngo kuva aho nagereye mu nzu wawe ntigo njye naragukunze wumve ko nagukunze ahubwo se nshaka ko ndabafasha urabivuze ariko
ucyakuzanye iwanjye sha ku mugore wanjye nta n'isoni ku mugore wanjye umugore wawe se namuriye iminsi 5 yose umuriro ukodesha iwanjye njyewe ndaceka umva mugabo we mbwira no umugore wanjye mwavuganaga iki mwana we wakize ntacyo twavuganaga oya umugore wanjye rose yakoze iki oya njye nabafashe dufashe se turi njye nabafashe ariko nyiri dufashe dukora iki muri gusambana abantu bahagaze gutya usanze turyamye ako se urajya tuzura kabuze akikisa kabuze tuzura kabuze se nakari kandi ariko manu ndatumaza nicuye kanere kurwana n'umugabo wawe ndatumaza nicuye bafashe ku rutugu ukora kuri wora bizi no umugore wanjye ramuzi jore reka nigendere ibindi umwihorero wo gubona cyane gusanze tugira iki muri gusambana usanze turyamye cyangwa twari duhagaze nari muhagaze ntabwo abantu bose basambana bahagaze kuva ryari nakubonye nase usanzwe nguca inyuma reka nze mbikore rero ubibone neza reka nze mbikore ngabanye urabibona zamburaga z'urukundo wiki imbaraga z'urukundo reka njye ntabwo njya mbasha kwiyumvisha amagambo uri kumbwira imbaraga z'urukundo zari zizuye ubwo abantu neshe ntabwo bababonye nyine humura nyine sinshiri humura ndagusohokana ahantu reka aho hantu ntuzansohokane oya uzabyihorera ugabanya umujinya nawe urabibona meze tusedisha cyanjye urananiwe se iminsi myinshi wabaye mwiza cyane ntabwo ari cyane nyuma yaho tumenaniye rwose mbona uri mwiza pe ni ukuri kose kandi nabigukunda reka ndacyari muto ntabwo itoto ryabura ariko umugabo wawe ubanza atarakwitagaho umugabo wanjye nyine nese ubwo yaba yaranyitagaho nkamuhunga njye ntabwo yakwitagaho ni ukuri uranyuzuza nanjye ni ukuri kose sha ni cyiza wabaye inzobe cyane wabaye munini sekera se sheri cyiza sha cyiza rwose niko ndumva ari byiza ni byiza cyane ni byiza rwose ndumva ari byiza nanezerewe nishimye oya nanjye wanejeje kazi yego ahubwo se sheri ko mbona umutima wawe wikanze umeze gute ko wikanze bimeze bite tuza turi kirisi we karame mbonye umugabo wanjye ari hehe se dore nguriye je manudi se niwe mugabo wawe yego niwe yampaye reka nguhishe niko sha ibintu bibaho ko kiravuba nyine mpisha niba ufite aho reka nguhishe maze ndakwirwamo se jama hano uceceke tugiye kumujijisha ntago ari bumenye ko ari wowe ndamusaba ubufasha kugira ngo unyurase neza kirisi we no ku maguru ugeraho kirisi we humura ntagakora ceceka no hejuru ntabwo noroshe neza niko manudi we kirisi ukomera rwose bimeze bite se kuri hano oya nta kibazo ariko komere cyane none se ugeze hano uriya muntu se mbona umuntu rwose yarembye oya wimwegera mbese habaye babarira rwose habaye iki babarira wirukanka hariya ku muhanda ushake moto wirebayo aranuka rwose amaze iminsi arwaye aranuka none se tubigenze tumutegere hanyuma tumujyane kwa muganga bavuke cyane rwose yagiye haguruka mwereke haguruka Kirisi naje agwa mwese kandi bagiye he mwuka byarama ko mbuze moto nkaba nari mbonye igare ngo tumushyireho bagiye hehe mwana we ariko se ubundi abantu kanya se baba bagiye ko ntatinze ko tudahuye se bagiye ko Kirisi ashobora kuba hari ikintu afite nkinzi akambuza kuhagera ngo maranuka Kirisi afite ikintu nkinze pe
ntago nabyemera ntago nabyemera pe ntago nabyemera ndaje ndabineka mpaka menya amakuru neza